Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangirije abacuruzi bari guhisha ibinyobwa n'inzoga zitujuje ubuziranenge byakuwe ku isoko, rushimangira ko uzafatirwa muri iki cyaha zahanwa by'intangarugero. Ibi biravugwa mu gihe hari bamwe mu bacuruzi banze gufungura utubari naho bacururiza izi nzoga zakuwe ku isoko, abandi bakazihisha mu ngo zabo cyangwa ku baturanyi. Ni inkuru yateguwe na Jean Paul Turatsinze afatanyije na Eugene Ndayisaba. Ibikorwa byo kurwanya no gukura ku isoko inzoga n'ibinyobwa bituje ubuziranenge birakomeje hirya no hino mu gihugu. Hifashishijwe urutonde rw'inganda zigera kuri 200 zafunzwe n'ibinyobwa zakoraga bituje ubuziranenge zikavanwa ku isoko, inzego zinyuranye ziragera kuri buri mucuruzi ufite ibi binyobwa agasabwa kubitanga kugira ngo bikurwe ku isoko. Cyakora hari abo bari kugera bagasanga abacuruzi bafunze, ahandi bagasanga bahisha ibyo binyobwa mu ngo zabo cyangwa ku baturanyi. Inzoga zitujuje ubuziranenge zangiza umuryango nyarwanda kuko akenshi zituma nko mu muryango hari abantu bata inshingano zabo kubera inzoga zibangiza mu bwonko. Niba ari umugabo ntaba akita ku rugo, niba ari umugore nawe ntiyite ku bana, ntiyite ku muryango. Urumva rero zirabangamye. Nuko mbona zibatesha umutwe zikabasaza, bakaba batukanira ubusa, bagatonganira ubusa, kuzireka nicyo byaba byiza. Bamwe mu bacuruzi bavuze ko bashyigikiye icyemezo cyo kubikura ku isoko, cyakora bagasaba ko inganda zabibagurishije zabasubiza amafaranga babahaye bazirangura. Babyutse nyine turaza baratubwira ngo harimo inzoga zitemewe tugomba kuzikuramo. Barazipakurura bari bafite urutonde ziriho, bakagenda bazisohora nyine bazishyira hanze, baraza barazipakira barazijyana. Ubwo habaye hari ukuntu badufasha rero uruganda rukatwishyura. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Thierry Murangira yihanangirije abacuruzi bashaka gukoma mu nkokora gahunda yo gukura ku isoko ibi binyobwa n'inzoga bituje ubuziranenge, ashimangira ko uzabifatirwamo azahanwa mu buryo bukomeye. Umuturage ni wa mbere ugomba kubyanga agatanga amakuru aho biri, kuko nihagira n'ugerageza kubyimura bikura muri depo ashaka ngo kubishyira mu nzu iturwamo, ntaho urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zihejwe igihe cyose hakekwa ko hari ibintu bigize ibyaha. No mu cyumba cyawe twageramo no munsi y'igitanda ntaho wahisha. Si ngombwa rero kujya muri ibyo ngo ikindi ntihagire ugushuka ngo mbikire ibi bintu ngo ugwe mu cyaha cyo guhisha no kubika ibintu runaka. Uruhare rw'inzego z'ibanze rwo ni urwa buri gihe, ariko noneho n'uruhare rw'umuryango kugira ngo babwire abantu, babwire abagize umuryango, babashishikarize. Ubwo abagize umuryango bose turabumva, nabo ntihagire ukomeza kwishora muri ibi bintu. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yagaragaje ko abakora izi nzoga usanga bagamije kwangiza urubyiruko kuko arirwo rufite imbaraga zo gukorera igihugu, asaba ko babicikaho burundu. Wakagombye kubona umwana ukiri mu myaka 20-30 ari kuri dialyse kubera ko alcool yabaye nyinshi, aratitira, ntabasha kurya, kandi icyo gihe no ku isoko ry'umurimo nta gaciro aba gifite, uhita ubona rero ari igihombo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyategetse ko ibyapa byose byamamaza izo nzoga zituje ubuziranenge zavanwe ku isoko bikurwaho mu gihugu hose. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali.